hanyuma bamaze kuzana Serumogo Al Omar yararangiye baranamumuritse uwo n'umuntu wa kabiri hanyuma uwo bita Mitima Isaac yongereye amasezerano uwo n'undi mukinnyi Rayon Sport izaba ifite hanyuma hakaba ibiganiro we na Sef bya Rayon Sport na Sef biza kurangira uyu munsi agomba gusinya ubwo icyo gikurikiyeho amasezerano kubera ko Rayon Sport isigaye ifite timu ya communication na media ikomeye buryo umukinnyi ashobora gusinya amasaha bakabitangaza bakabanza gukora kuri codinga video editinga bagakora amagrafike donc bakabyofiseza ari mugoroba ushobora gufata n'ejo kandi already yamaze gusinya ufite media team nuko kwikora ngubu Arsenal bivuga ko Declan Rice byarangiye ariko gutinda ica muri ibyo bintu nyine ku recording ama videos kugira ngo launching ikintu cyatuma equipe nyine igira visibility Rayon Sport iri kuri iyo level bivuze ngo Sef cyo gusinya iki gitondo abantu ntibitangaze ikaza kubitangaza ari mugoroba cyangwa hejuru uvuga ko wibuke ko Rayon Sport isigaye inakoresha medical check medical test bakabanza bagakora niyo medical urumva umukinnyi n'ikipe ibintu byose barabyumvikana ahubwo atari ko noneho kugira ngo dushyireho ikaramu neza tubanze ubanze uke muri medical test turetinga dutanga rate ya transfer 95% Sef umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport wasinyatire ya kane reka bimaze igihe isuzumi wenda dinyo ni inshuti ya Sef cyane araza gutwunganira ariko position Rayon Sport yafashe yari position itarimo guhendahenda kuko bamupropose amasezerano bwa mbere bamupropose miliyoni 15 gusinya imyaka 2 Sef aravuga ngo njyewe nasinya wenda umwaka umwe abarenya mwaka miliyoni 10 gusa nasinya umwaka umwe ategereza ko Rayon Sport is improving a bit Rayon Sport ihagarara firm muri position imwe bavuga ngo ni wemera miliyoni 15 gusinya imyaka 2 uzaze byari byiza ko rero Sef ntayandi makrebe yo nakomeye twavuga ko arimo kumushaka bivuze ngo bari bazi neza ko umunsi umwe azabyuka akababwira ngo nemeye gusinya yabyemeye rero iyo mpamvu n'ubutumire bw'uyu munsi twari dufite yakumenyesheje ko agiye gufinaliza kontra muri Rayon Sport yemeye rero ko miliyoni 5 azifata agasinya imyaka muri equipe ya Rayon Sport kugira ngo iyo rigeze aho ngaho rero yemeye offer ya Rayon Sport kugira ngo biba byarangiye nyine nta kintu cyagakiye ikintu nakongera kuri Sef ni Sef yaravuzwe muri polisi birangira polisi FC yongereye amasezerano Eric Simon Zidane binaturuka rero ko ari Rayon Sport yifuzaga Ismail Pichushimimana bikaza kurangira bananiranywe ubu rero na Rayon Sport ko yagarura Sef cyo ko yagura Sef ndatekereza ko ni equipe yabikoze deal ni kimwe muri ubundi mbere Rayon Sport kiri kuganira na Pichu urumvaga ko Sef yaza ataza nta kibazo ariko none akano kanya ku munyarwanda mwiza wo muri Mediane cyo kina nimero 6 Sef arakina muri equipe ya Rayon Sport Rayon Sport bashaka kumuperingaho uwitwa Osaruwe urabizi ko Osaruwe yarakorewe operation ntagaragaruka neza urumva nyine nicyo mvuga ikipe kuba yararwaye no kumukora operation yari mufite muri plan none ikeneye ninde wo kumuperingaho uzatuma Mediane equipe Rayon Sport izaba ifite security cyane ku ruhande rusa naho rurimo rurugarira so niyo mpamvu rero n'izo mbaraga bazize kuri Sef ko niwe mukinnyi icyambere ni umukinnyi w'umunyarwanda utaza gutuma bajya muri imibare y'abanyamahanga benshi ndetse n'umukinnyi ufite capacité yo kuba yafitinga muri Mediane ari kumwe na Osaru hanyuma bimeze bite ku bya Bugingo Hakim ageze yinjira mu ikipe ya Rayon Sport kuri Bugingo Hakim wenda mbere ko Lorenzo aza kugira ibyo yongeraho byari byavuze ko Bugingo Hakim yari yasinye muri equipe ya Rayon Sport ariko ku makuru twamenye nuko urabona gutya abakinnyi basinya amakontra ugasanga wenda umukinnyi asinya wenda habura nk'iminsi 3 ngo champion itangiye ugasanga umukinnyi wenda asinya nko mu kwa 9 cyangwa mu kwa 8 biba biri ngombwa rero ko iyo amasezerano wenda niba asinya imyaka 2 cyangwa 3 izongera irangira n'ubundi muri uko kwezi kwa 8 cyangwa kwa 9 rero Bugingo Hakim bavuga ko asoje amasezerano muri equipe ya Agasogi United hari abifataga nka hari sezo kuko asinye sezo ebyiri rero kuri ubu ngubu sezo izarangira mu kwezi kwa 9 amasezerano yo aracyahari kugera mu kwezi kwa 9 bivuze ngo rero Bugingo Hakim equipe yose yamugura ntiyemerewe kumuregistra ataravugana atarakimura nyine ibyo bibazo cy'ukwezi kumwe ikibazo kirimo Kenisi we yivugiye ko Hakim adashobora gusinya indi club bidasabye ko Gasogi ijyana n'abiganiro kubera ko urumva deja sezatanya mu kwezi kwa 8
hari ukwezi kwa munani n'igice cy'ukwezi kwa cyenda hazaba ubungubu uretse gato ibirimo ahubwo uze kumbwira niba kontara y'amezi abiri bisanzwe bine ngo iyo aya mezi ya mbere ya donc ya off season sezi itarimo ntacyo yo abavuze iyo ugira ngo hasiga ukwezi kwa karindwi rero gusinya mu kwezi kwa gatandatu nta kibazo kubera ko n'ubundi baba bazamuregisitaringa shampiyona igiye gutangira bamuregisitaringa no kuri deadline day ariko ikibazo kirimo kontara ye iragenda ikinjira mu mezi ya sezo mu kwezi kwa munani n'igice cy'ukwezi kwa cyenda ibyo nibyo kenshi yavuze ngo Rayon Sport imusinyishije twayirega kubera ko hari amasezerano y'amezi abiri azaba afite yinjira muri sezo itaha yes niba adashaka kudusinyira byasaba ko amara igice cya sezo amezi 6 adakina kubera ko ntabwo ashaka kuregisitaringa keretse amuregisitarinze muri faze retour aravuga ngo rero twaziritse akagozi kugira ngo Hakimu ajye muri club ashaka iyo club izaziganire natwe tunegosiye mu mezi abiri ni kwa kundi ujya kugura nk'ikibanza ahantu ugasanga kinjira mu bundi butaka bw'undi muntu w'umutaka umwe akavuga ngo haba iki kibanza bagitera borne harimo umutabo w'umuturanyi ukajya kunegosiya n'umuturanyi kuri uwo mutabo umwe akakubwira ngo uyu muturanyi nta mizi 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda uyu mutabo muguhe ashobora kuza akavuga ngo mpamagana cyangwa se 500 aho niho gasagira akazi kavuga ngo biri 1,500 500 niyo twari yabibona cyangwa se baza badusabe tumugire ijambo nyine iyo transfer ivugwe ko twagize mu bari gasagira ikipe ikunda kugaragara ikindi kintu namenye kwizigira buriya kenisi abakozi be ubwo ndavuga ngo bakinyi n'abandi bose hari birarane yarababereyemo amenye ko ubugingo n'ikipe Rayon Sport bari mu biganiro ubugingo ni wenyine wahawe yahawe amafaranga kugira ngo urabizi ko fifi kugira ko niba amezi 3 uyamaze y'umushahara udahema umukinnyi uwo mukinnyi yemere proteste ziwe zatuma asesa amasezerano amenye ko iyo dini bavuga ati rero uyu musore ushobora kuririra mu myotsi aramuhemba asigara mu ruvuga ngo ava muri cya kintu cy'amezi 3 yinjira mu mezi 2 amezi 2 atakwemerera kuba wowe wakora protest ngo ube wasesa amasezerano iyo dini abanza yikora gutyo iyo rero niho hantu amaze gukora ibyo abaze no igiye gusigara reka negereze none babareye undi we nabona ko umukino kimufite anona munamutanzeho ngomba kuyagaruza mu bareyo muri ya mezi ariyo rero Lorenzo yavugaga bagomba kuganira na Kenisi kuri ayo mezi kugira ngo bazabashe kumuregisitaringa akabare nibagende niba ari nawe 500 bayamuhe ikibazo reka bashobora kwifuza Kenisi kubera ko amuzirika amezi 6 yose ashobora kwifuza igihe ashobora kwifuza amafaranga menshi ariko ikabona ntabwo byavamo kugura amezi abiri ashobora guca miliyoni 5 ariko ashobora miliyoni 5 akavuga ati nuri n'utamufatira amezi 6 ariko mu nyungu z'umukinnyi ariko reka umukinnyi ntabwo kuba victime cyane Rayon Sport ifite Sermongo ikagira Didier kuri 2 iramutse ibonye Hakimu na eri nabona oya Rayon Sport iyo competition izabirejwe icyambere urumva aho ngaho urabonaga hejuru yareba akavuga ati muvandimwe Jean Marie muvandimwe yasubiye hasi akabona ko yataye no mu rwego national akumva ko maze kubona umwanya ariko ubugingo naza ntabwo agomba gusinzira agomba gukora atikoresheje ku ruhande rw'iburyo ujya yavuga ati zibiri nanjye namaze gukabura haje se amagazamwica ariko urumva kuwasa n'ubwo hari ariko azaba competition nyine numva muco azakora urumva ko abaza arimo competition ariko ukuntu biza kuranyira n'ubundi byanze bikunze haraza kuba mu bwumvikane hagati ya Kenisi ndetse na Rayon Sport kuko Rayon Sport rero bizi ko ari ingingo ngiye kuzanamo urumva hanyuma kindi umukinnyi uri free agent nemera kumusinyisha na nyuma y'Amerika nyuma y'Amerika tose urumva wafunze isoko oya nyine icyo wafunze isoko ushobora kumwongeramo uramutse ufite space ariko reka basobanurira jewe kuri ibyo bintu iyo Amerika twarangiye wemerewe kumusinyisha ariko mu gihe nta yindi club arujistiremo Kenisi ashaka kujya gutangira cyangwa Gasogi akamutanga n'umukinnyi wawe nayo basanangiza yazamuregisitaringa afite aya masezerano reka gato ntabwo regisitaringa
azerekana umukinnyi werekana kontara y'amezi uzerekana kontara y'amezi 2 kuyerekana kuko ako kanya ntabwo yamuha nicyo mubwira amezi 2 narangira umukinnyi yazitwiki muri mukinnyi ashobora kuba ati nzamwongera amasezerano urugero ruto uzana agreement zo mukinnyi n'ubundi wemera ko iyo umwaka mu gihe w'imikino hari byo wemereye equipe ya Gasogi ariko nutazana iyo agreement ukerekana ko n'amezi 2 ariko kontara isanzwe ayo kontara ntabwo iyo kontara yo bazinjira muri Rayon Sport Gasogi nta jambo ifite Rayon Sport izamurindira ahubwo yinjemo mu bacu uba n'abatangiye Chelsea nawe okay uravuga mu bya club license sinzi ko akwara register umukinnyi uvuga ngo ufite ko ngo dufite amasezerano y'umwaka ngo yameza abiri kandi atanamwasinye nuko arasigaye kugira ngo asigaye ntabwo ari mwasinye ntabwo amasezerano gusinye nuko Chelsea areka akima gasinya muri Rayon Sport akagira amafaranga amuha y'amezi 2 yiwe cyangwa se akareka akagapropose akima amasezerano mashya akongera muri Gasogi cyangwa akima akazagenda nka free agent akima araza kwicara uzi ikintu byasaba bizasaba Rayon Sport izasiga umwanya w'umukinnyi umwe wo kuzongera ariko ubwo bizaba nubwo icyo gihe kintu kizaba n'ubundi hakimu ntazaba yemerewe gukina imikino ibanziriza shampiyona muri Gasogi ubwo nyine bizaba kuko buri mwaka uranivera nyine uri kumva ubwo ikintu kizaba azaba ari aho ngaho nyine nta hantu aherereye aba ari aho ngaho atari muri stade ya Gasogi noneho kugira ngo azongerwe nk'uko umwaka ushize byagenze kuri Sadiki Sure murabizi ko Sadiki yaje fazere tumaze gukina n'imikino nk'irindwi nawe yaraje twe twaramutanze kuri liste noneho bahita bamuduha nk'umukinnyi kubera ko nta yindi kipe yari amaze yararimo ariko kandi kidufite amasezerano ngo rero ikintu kizabaho nuko Gasogi United ubwo icyo gihe Hakimu nawe atazaba ari kwikinira noneho bakaba bakumvikana gutyo gusa uko mbibona Kenisi nabonye ari umuntu ukunda umupira unakunda abakinnyi be nubwo ushobora kumubona wenda none yarake kubwawe gutsindwa cyangwa kugira gute ndakeka bitapfa atazananiranwa kuvuga ngo bishobora kuba mu kanya kugira ngo arebe ko hari reaction Rayon Sport ikora ariko ndakeka Hakimu n'ubundi ashaka kuzakina ikipe ya Rayon Sport mwaka utaha niyo mahirwe menshi cyane ahubwo ni kuri Hakimu Apame Songwe ageze he Apame Songwe rutayizamu Apam Esongwe nta kintu na kimwe kuko amakuru mfite nuko nta tike y'indege nta formal invitation ni bapari abakinnyi bandi twavuze ariko we ntekereza ko nta kintu kiri form kiri fomo gihari kiri fomo kwa Sefra yego akanumvisha bagiye kuzana umutoza ukomoka ku mugabane w'Uburayi ndetse amasezerano aracyari kuyatanga ibintu by'abatoza perezida wa Rayon Sport yavuze ko abatoza afite dosiye z'abatoza 4 banafunze barimo kwiga n'ubushishozi ikintu gishobora gusunika ari ingingo nakurikiye muri Rayon Sport ese ari no kurashobora yego nawe arimo batanze dosiye yifuza ngo muri Rayon Sport hari ingingo ikintu cyatuma agira akaboko karusha abandi like upper hand ku bandi batoza nuko yakonvenka nibura abakinnyi b'abarundi Rayon Sport yifuza kuza muri Rayon Sport harimo rutayizamu uva muri Bumamuru hakaza ndetse na Bigirimana Pei ikindi aramutse afashe Rayon Sport kubona abakinnyi yagira upper hand ariko adasunitswe amakuru arimo nuko bamusabye gukuramo umuntu umwe muri staff kugira ngo amwemerere ko yagumamo ikindi nuko nabonye we na Sening Dosa bashaka kujya muri equipe ya Police nako ya Kigali ikintu cya mbere ni amakuru y'ibyabire mu gihugu hirya no hino yose ndaranyuma